kubera iki? Kandi koko kubera iki? Ese koko kubera iki ibyo tuvuga ngo kubera iki? Wakwibaza byinshi cyangwa ugatekereza byinshi cyane bigiye bitandukanye ku ijambo kubera iki. Kubera iki ni ijambo ry'ikinyarwanda abantu bibaza bagamije kugera ku gisubizo cy'ibibazo barimo batekereza, ariko bategereje nibura aho bakora igisubizo, cyangwa abandi bakarikoresha hari ibyo bibwira mu mitima yabo, ariko hari ibyabashobeye, ariko bafite icyizere yuko hari umuntu ushobora kuzabaha igisubizo cyangwa ntakibahe. Kubera iki? Abantu benshi bagiye bagira intumbero nyinshi zigiye zitandukanye, ariko se wowe wagize yihe ntumbero? Kubera iki? Nyuma yo kugira intumbero se washyizemo imbaraga kigo kugira ngo intumbero zawe zishirwe mu ngiro cyangwa se zishirwe mu bikorwa? Kubera iki? Abantu batekereza cyane atari bo bagiriwe amahirwe yo kuba batanga ibitekerezo, ariko kubera iki abafite ibitekerezo biri hasi y'aba bandi ari bo bagiriwe amahirwe yo gutanga ibitekerezo byabo kandi bigafatwa nk'inashikirwa? Hari abandi bicaye bafite ibindi bitekerezo kandi biruta iby'aba bandi, ariko bo bitwa baswa. Kubera iki? Nari nzi ko mu busanzwe umuntu iyo ageze mu mwanya w'icyubahiro aba ari ibintu byiza by'agaciro. Kubera iki ugera muri uwo mwanya kandi witaga uw'agaciro, ariko ukaburamwo amahoro, ukarara uhangayitse, ukabunza imitima kandi wumva ko wubashwe? Ese koko kubera iki? Kubera iki ku isi ibyo tubonaho byose usanga atari ibintu byo kwishingikirizaho, ari ibintu birangira vuba kandi byose bigashira vuba tukibikeneye? Ariko se kubera iki abantu bo batajya babitekerezaho ngo bamenye isi barimo n'icyerekezo bajyanamo, ngo bamenye icyo gukora? Kubera iki? Nabuze umuntu n'umwe nibura ku isi uzavaho yamenye neza yuko ibyo yashakaga nibura yabigezeho kandi yabihaze. Uzasanga bose uko tuva ku isi ari uko tugenda, ariko tugikeneye kuba kuri yo. Abandi tugasanga nubwo turi ku isi tumenye neza yuko tugiye kuyivaho, buri wese yumva ababaye cyane, akanahangayika imitima. Purito iyo umuntu arwayeho ahita avuga tubanza mpfuye, kandi aribwo naringezeho kuryoherwa. Nabuze umuntu nibura w'umuherwe uzaba waravuze ngo ubuho noneho ngwiriye gupfa kuko ibyo nagaharaniye byose nabigezeho, nta kintu na kimwe nkibuze. Ese kubera iki noneho tudatekereza ko ibyo byose aribwo tubisiga, aribwo bitangiye kuryoha? Yo, kubera iki? Ese abantu tuzamenya ryari ko iby'iyi si atari ibintu byo gufatirizaho ngo tubirambeho cyane? Ku isi turarwana intambara nyinshi, iya demokarasi, iya diplomasi, abandi bakarwana intambara z'inkanda cyangwa se iz'ubukungu. Ariko se kubera iki? Kubera iki twese duharanira ngo abe ari twe dutera imbere, buri wese agakurura yishyira, n'ugize ngo agiye gufasha mugenzi we akamukuramo ibirenze ibyo yamushoyemo? Kubera iki? Kubera iki se uharanira kubyaza ibirenze ibyo washoye mu muntu, nangwa se ngo niba nabimubyajemo ariko nawe umuha inyungu ingana n'ibyo yashizemo? Kubera iki? Nk'ibyo kuko nicyo twita isi, turi ku isi, ariko si ikibazo ni isi cyangwa ikibazo ni abayirimo. Niba ibyo byose tugenda duhura nabyo, ariko abantu bakaba badashobora kurambura amaso ngo barebe aho tujya n'icyerekezo turimo, kubamenye ko ibyo barimo byose bizarangira. Kubera iki? Kubera iki umuntu afata mugenzi we akamurenganya amuhora ubusa, kandi nawe uwo arenganya ahora ubusa ejo nawe abandi bazamurenganya? Ese uzi yuko n'ubundi ibyo uruhira byose uzabisiga? Kubera iki ubimenya ariko ntuha agaciro umwanya ufite? Muri izi ntambara zose tugenda turwana, harimo iza politiki, za diplomasi,
ndetse n'izindi zose twagiye tuvuga haruguru. Ese koko wowe uzibona ute? Umuntu araza ngaje kukugira inama, ariko mu ntego ye si inama burya imuzanye, ahubwo arashaka kukururamo akakurimo, na ndetse akagenda kongereraho n'ibyo utavuze bijyanisha mu cyerekezo cyo kukurenganya. Ariko tukareba tugasanga n'ubundi ukurenganya nawe ejo hari undi uzamurenganya, cyangwa natarenganwa n'undi muntu isi ye izamusiga imwisasiye. Amaherezo y'inzira ni mu gitaka kuri buri wese uri hano ku isi. Ese ahubwo tugira mbaraga ki mu gihe tukiri hano ku isi kugira ngo tubashe kuyibaho neza nk'uko tubishaka, ariko tutabangamiye abandi? Wabikora? Ese byashoboka cyangwa ntibyashoboka? Kubera iki? Niba hari ibishoboka yuko twakora tukaba ku isi kandi dutekanye tutabangamiye abandi, kandi natwe twagera ku ntego zacu, kubera ko atari byo duhitamo, ugasanga benshi kubaho kumwe n'inyo gihombo ku bandi, kubaho kundi igihombo ku bandi n'inyungu ku bandi. Kubera iki? Igisubizo ngo turi ku isi. Niba turi ku isi se, ese twayisanze ari nziza, ari paradizo? Umwana w'umuntu ayikoreraho ibicumuro byinshi, arangije kwicumuriraho iramurumbira nk'igihano yahawe. Umwe afata mugenzi we atangira kumunogonora, n'abandi nabo ati dufatiyeho turakomeje, ariko wanogoye undi byarangije nawe amusanzeyo. Kubera iki? Kubera iki? Iyi si turiho buri wese ari umupagasi wundi. Naje kubona abo twita ababosi batunzwe n'abo basuzugura bita ingegera, kuko aribo babakorera nabo ibyo badashoboye gukora, nabo bakabahereza ubushobozi bw'amafaranga. Ariko babyangije wazabigeraho wongeye kwiyuhakuya. Babandi nabo baza bakwita ababosi, nawe afite undi yita bosi, n'uwo nawe wita undi bosi, nawe afite undi umwita bosi. Ubwo ku isi nta muntu ukomeye uhari, kuko buri wese afite umuyobora, ahubwo buri wese mu cyiciro cye. Ese kuri icyo cyiciro ugezeho, Imana igutisha muri ako kanya, uraza kugikoresha ute kugira ngo ubere abandi icyitegererezo, kugira ngo ubere abandi itara ryiza? Ese muragira ngo abantu dushize hamwe tugakorera hamwe ntihari byinshi twageraho kandi byiza? Ariko se kubera iki gushyira hamwe ubifata nk'inzozi umuntu nawe atapfa kuyirota kuko uba ugize neza? Umuntu umwe yararebye aritegereza, nanjye nk'uko ndeba nkitegereza nawe nk'ibyo witegereza, ugasanga amazu 5 yubatse hamwe, harimwo inzu imwe iburara, ariko muri aya yose ayakikije hariho abazigamye, hariho ababimenye, hariho abahaze, ariko ni wenda batasagura. Ariko se babandi basagura bo cyangwa bazigamye bafashe duke bagahereza bagenzi babo baraho ngaho bashonje, siko yaba paradizo? Twayigira paradizo? Ikibazo ni isi cyangwa ikibazo nabayituye? Mumbwire kubera iki? Kubera iki se kandi abo bantu gutekereza ibyo ngibyo bibagora, na ndetse ahubwo yahura na wa wundi ukennye, aho kugira ngo amufashe kuva muri ubwo bukene cyangwa se amuteresha intambwe yo kubona icyo ashaka, ahubwo akamukubita umugeri ngo aramunukira. Ese we ejo bundi azi yuko azabisiga byose, kandi nawe umwana we ni wenda bakazamukubita umugeri. Kubera iki? Nabonye umutunzi asabiriza, mbona uwasabirizaga ahinduka umutunzi, nawe abamukubise imigeri bakamuhindurira icyo ntazi, nabo bongera bakamusabiriza. Ese biri ku isi ni amayobera. Kubera iki? None se mwibaza cyane kuri iyi si, uzayisiga cyangwa izagusiga? Wowe waba ukurikirana ikiganiro ni kubera iki? Niba si iyi si uzayisiga, biterwa n'igisubizo wihaye, cyangwa se ikagusiga.
muri mwembi ninde uyoboye undi? Ibaza nanjye nibaze. Ariko icyo nzi neza ni uko iyi si twese turayisiga, na ndetse bikarangira itumize, kuko ni nayo twaturutsemo. Twaturutse mu gitaka tusubira mu kindi gitaka. Ariko iyo wambaye warimbye, uba ubona mugenzi wawe wambaye nabi we atarakozwe mu gitaka. Buriya wowe warakozwe mu kindi kintu, ariko wakozwe mu gitaka akaba ari wowe umeze nabi. Ariko twese turi bamwe, disi twakomotse hamwe, kuko buri wese ava amaraso amwe. Nabuze uva amazi undi akava amaraso. Ese ibyo abantu babitekerejeho bamenya yuko bakwiye kugaruka buri wese akigenzura, akikontorora, akamenya icyo gukora? Kubera iki? Kubera iki se abafite imbaraga nyinshi atari bo bagera kuri byinshi? Kubera ko abakora cyane atari bo bahabwa byinshi? Abakora bike bakabona byinshi? Undi nawe ati baratuvunisha. Ni koko, tuvuge yuko noneho dukwiye kureka gukora kugira ngo tuzabone byinshi? Oya, uwakoze cyane yageze kuri byinshi, mu gihe amaze kugera kuri ibyo aratuza, araruha. Burya nawe umurebye imbere ye yahuye n'intambara nyinshi zigiye zitandukanye. Nawe niba ataratesetse, uwamukomeretseho yaratesetse kugira ngo we abe ahagaze aho ngaho ageze. Hari benshi babera abandi bitambo bakava ku isi batabonye ibyo byishimo by'ibyo baruhiye, ahubwo babakomokaho akaba aribo basigarana ibyo byishimo. Ntangazwa cyane nuko abo ngabo bitwa intwara ari uko bahavuye. Ese koko kubera iki umuntu atetwa intwara agihari kandi yarakoze byiza hari? Kubera ko abantu dushimira abatakiriho kandi bariho nta kintu twabamariye. Ukavuga ngo umuntu yari mwiza ariko atakihari. Aturiya muntu yari afite ibitekerezo yagiraga ukuri, ariko gihari uko kuri kwe waragukandagiye, uraguhonyanga, uragusibanganya, na ndetse umufata nk'umutamutwe. Dukora iki? Kubera iki? Ni koko niko isi yesitaye, cyangwa se niko isi yubakitse? Ese koko iyi si uko twese twayisanzeho ari twe tugenda tubikora? Umuntu arakubita undi bakavuga ngo isi yarahindutse, undi akica undi ngo isi yarahindutse. Ese koko ni isi yahindutse cyangwa nabo bariho bahindutse? Abari ku isi bashobora guhihindura bakayigira nziza cyane kurushaho kuruta uko banayisanze. Ariko se hazasaba imbaraga ki kugira ngo abo bantu babigereho? Hazasaba imbaraga ki kugira ngo n'abo bantu bumva yuko isi bazayituraho nk'umusozi, bamenye yuko isi izabasiga? Naje kubona umuhinzi umwe ahinga, imbuto ze zikamwerera, zikava mu butaka zimeze neza, ndetse zikamuha umusaruro uhambaye. Ariko nabonye n'undi washyizemo buri kimwe cyose mu murima we, ariko birangije abura umusaruro n'umwe. Ese koko turebe kuriya wasaruye ari we washyizemo imbaraga nyinshi kurusha wa wundi warumbije? Niba se koko hari ikintu kibitera ibyo ngibyo, icyateye uriya kutameza, undi aba akameza ndetse agasarura cyane, undi agahomba n'ibye, cyangwa se agahombya n'ibindi byose yashoye. Ese koko kubera iki tudatekereza ko umwe wimye undi ari we waguhaye, ngo nawe witwararike ugende gake? Kubera iki? Nabonye umuntu umwe acuruza akunguka, undi agahomba, kandi noneho nabonye abandi bagira abakiriya aribo bavuga nabi, abavuga neza ntibakabura abakiriya. Ese ni ukubera iki? Kubera iki yakwimye ariyo yampaye? Kubera iki yaguhaye ariyo yanyimye? Ese ibyo bintu bamwe tujye tubitekereza ngo tubyemere? Niba bamwe barira abandi baseka, turemera neza yuko hari ibintu bibiri bihari. Niba shitani ariho, twemera neza tudashidikanya yuko n'Imana ihari. Niba kandi utemera yuko shitani hari n'Imana ntiwemere ko ihari, niba urupfu ruhari, igitwara uwo muntu kiremeza yuko n'Imana ihari na shitani akaba ahari. Kandi niba hari ibyago, turemeza yuko n'ibisubizo bihari. Ese ibyo byose bikontororwa nande? Bishyirwaho nande? Twese tubaho tukavuga ngo tugomba gukomera, kandi ni koko ni ngombwa
twese dukorera kugira ngo imiryango yacu izabeho neza kandi ibeho itekanye ifite n'imbaraga, tukavuga ngo uriya muryango urakomeye. Ariko se mu gukomera kuri uwo muryango, kubera iki abawukomokamo bamwe babaho bababaye kandi bene wabo bafite? Kubera iki? Iyo aba wari uzi yuko ibintu byose ari magirirane, umunyarwanda cyumugani neza ngo byose tuzabisiga, nk'iby'isi ni ubusa. Ariko se koko ni ubusa? Bibaye ubusa se twaba turuhira iki? Wowe uri munyumva, turagira ngo tugende twungurana ibitekerezo, tunatekereza kuri byinshi, kandi buri wese ahita amenya ingamba agomba gufata kugira ngo tugire iyi si nziza cyane kurusha uko twayisanzeho. Akarengane kuri bamwe, ibyishimo ku bandi. Kubera kurenganya aba yishimye, ariko we yahura n'akabazo gato kaza kumudistabinga cyangwa se kaza kumubangamiraho gatoya mu ntego yihaye, akababara cyane kurusha abo yarenganije benshi. Kubera ko ukubita abandi inkoni nyinshi, iwe akubiswe imwe ahita atabaza kurusha abandi. Ese kubera iki? Kubera iki umuntu abaho akumva ko mugenzi we atabaho, kandi nawe akamutanga imbere? Kubera iki? Kubera iki umuyaga uza ukagurukana ibintu, ugasenya amazu akomeye yoroheje agasigara ahagaze? Ese ibyo ngibyo birasobanura yuko iriya nzu yari ikomeye ariyo yoroshye? Ariko se kubera iki hasenyutse izubatswe cyane kandi zikomeye zaratakajweho n'amafaranga menshi cyane arenze, ahubwo aka kandi ko hasi akaba ariko gasigara gahagaze? Kubera iki? Hari impamvu. Dusanze kuko gukomera hari undi muntu kuri inyuma, cyangwa se hari ikindi kintu kibyihishe inyuma, ese icyo kintu gikwiye kubahwa cyangwa n'icyubahwe? Ku isi habaho imbaraga nyinshi zigiye zitandukanye. Hari imbaraga z'amafaranga, hari imbaraga z'icyubahiro. Wakwibaza ati ese izo mbaraga z'amafaranga n'icyubahiro ibyo byose ni ibihe? Umuntu iyo afite amafaranga arubahwa cyane, na ndetse byaba na ngombwa agakora icyo twise mu kinyarwanda akica agakiza. Ariko se koko nibyo? Kubera iki? Kubera iki tugira amategeko atugenga kugira ngo ufite amafaranga ataza kurenganya utayafite, ariko bikarangira uyafite arenganije utayafite? Kubera iki? Kubera iki utayafite arenganurwa n'uyafite, ariko utayafite ntakabe yarenganurwa n'utayafite? Kubera ko kuri umuntu akuburanira kugira ngo agutsindire, n'ikinyoma umuntu akakiburanira kugira ngo agitsindire. Sometimes ugasanga n'ikinyoma gitsinze ukuri, rimwe na rimwe ikinyoma kigatsinda ukuri. Ikinyoma kiburaniye neza gihinduka ukuri imbere y'abantu, ariko se koko ukuri kuzasibangana kugera ryari? None se ko ikinyoma cyo gitsinda, ese koko ikinyoma kizitwa ukuri ryari? Ko buri kintu cyose kizahorana ukuri kuri nyiracyo. None se urenganije undi we kubera ko umutima uhora udiha, kandi noneho igihe cyose abonye cya kintu yanyujije mu nzira zitemewe akajya kibona, akanatekereza yuko mu nzira yakibonyemo, kubera iki atabuza umutima we kukireba ngo yibuke aho yagikuye? Kubera iki? Niba se umutima wawe ukwemeza yuko icyo kintu waragikuye ahantu mu nzira zitemewe, kubera iki ho utongera kukwereka yuko wakagisubije nyiracyo wacyatse, maze ukagumana nawe umutima utuje? Kubera iki? Kubera iki bababwira ngo usaba imbabazi azazihabwa, na ndetse mu mategeko yamwe mu bihugu bimwe na bimwe iyo usabye imbabazi utagoranye ushyirirwaho inyoroshyacyaha? Ese koko uwasabye imbabazi yarahemukiye undi, kubera iki batamutegeka kuzana cya kiguzi? Ako kantu mujya mugatekerezaho, ngo nibura gisubize uwo yahemukiye kugira ngo akomeza gumaho. Kandi wahemutse kubera iki? Watanze imbabazi kubera iki we adaharanira kugira ngo bamusubize bya bindi? Imbabazi ahubwo zikagenda zikora byose, kubera ko abantu batabitekerezaho.
niba imbabazi zishobora kubabarira nta kiguzi zitanze, nta n'ikiguzi zisabye, kubera iki usaba imbabazi we atagira umwete wo kuzisaba? Kubera iki? Kubera ko umuntu umushishikariza gusaba imbabazi kandi azi ko yahemutse, akaba n'undi uzisaba bya nyirarureshwa, ejo akarangiza agakora ikindi cyaha cyangwa se agakora irindi kosa. Kubera iki? Kubera iki ku isi ubona umuntu atagira amaboko akarika agatunga kurusha abafite amaboko, undi akaba atabona ariko agakora byinshi kuruta ababona, undi akaba atumva ariko nawe ibyo azi bikaba birusha wa wundi ufite amatwi? Kubera iki? Ibyo ngibyo iyo mbibonye mbona yuko hari indi mbaraga iri hejuru yayo. Ariko se abantu dukora iki kugira ngo ibyo byose tubirenge? Reka twigarukire ku ijambo gushyira hamwe. Gushyira hamwe cyangwa se urukundo. Gushyira hamwe ni igikorwa cyerekana urukundo abantu bafitanye. Iyo abantu bashyize hamwe bagera kuri byinshi. Ese kubera iki? Nk'uko twabivuze ruguru, abantu uko gushyira hamwe kukubona bibagora ndetse bikaba umuzigo kuri bo. Iyo aba bantu bagashize hamwe ntitwakagombye kubona umuntu yambara ubusa nk'undi yambare, na ndetse agire n'iyo ajugunya atazigera yambara, cyangwa se izarinda isaza atanayambaye. Nabonye umuntu wibagirwa ko afite n'imyenda akagira iyo yambara akagira n'iyo atazi, ariko hari undi muntu wambaye ubusa. Kubera iki? Uwo muntu yabuze umutima wo kugira ngo afashe mugenzi we agere kure cyane, ariko twaba twicaye handi ugasanga turavuga ngo abantu dushize hamwe. Dushize hamwe ibiki? Ese ni ugushyira hamwe urwangano cyangwa ahubwo ni ugushyira hamwe urukundo? Ese dushize hamwe urwangano rwo harangira iki? Twongere kurufate ku rugero twatanze kare, ruvuga ngo kuko umuntu atanga imbabazi ntagire ikiguzi akurikirana nacyo, cyangwa se nk'abanze agaruza ibye, kuko n'ubundi icyo ngicyo kigarutsweho wasanga niba umuntu yarakwiciye se wamugaruza umuntu ute? Kuko umuntu yemera noneho we kubabarira, ariko n'ubundi atababariye byabyara ibibazo byinshi. Umuntu atababariye undi, n'undi ntiyababarira undi, n'undi ntababarire undi, bikarangira n'ubundi habayeho umuyonga. Niba habaho izo mbaraga rero zumvisha undi kakwiye kurekera, zakagombye no kumvisha abandi yuko bagomba gufasha bagenzi babo. Kubera iki? Iyo umuntu avuze ukuri kwishi akuzira, yavuga n'ibinyoma byinshi akabizira. Kubera iki? Niba bimeze uko nk'uko se dufate ukuri kuringaniye, dufate n'ikinyoma kiringaniye, tubihuze ari byo tubibyara ukuri, kugira ngo utasavuga ukuri kwishi ukaguhanirwa, cyangwa se ugakora ibinyoma byinshi ukabihanirwa. Kubera iki? Kubera iki rimwe na rimwe ukuri gufatwa nk'ikinyoma, ikinyoma kikabyara ukuri? Ikinyoma gisigasiye ni ukuri kuzuye, ukuri kudasigasiye ni ikinyoma cyuzuye. Kubera iki? Nshuti zanjye bavandimwe, ikiganiro ni kubera iki? Ese nawe waba ufite byinshi wifuza yuko tugenda tukuganirizaho? Wagenda utanga ibitekerezo munsi muri komanteri. Ikiganiro turiho ni kubera iki? Wowe dukurikiye ntukibagirwe gukora subscribe, share, comment, like. Nubwo ibyo nabyo bamwe batifuza kubikora. Kubera iki si byo utabikora? Igihe cyose wakumva ibyo bitekerezo ari inashikirwa, cyangwa se bikagukomanga ku mutima, ugahita wumva urabirwanya. Kubera iki? Icyiza kirwanwa. Aribyo twakomeje tugenda tuvuga. Nshuti yanjye, niba ukunda njye ndi Titus Innocent, twakomeza rero tugenda tuganira
na ndetse tusa n'abari kugera ku musozo wo gusubika, kuko iyi ni intangiriro y'ibiganiro byose tugenda tugira. Kuri ibi biganiro bizagenda byibanda cyane mu buzima ducamo bwa buri munsi, mu bidukikije, ariko cyane cyane tugenda twibaza ku kiremwa muntu. Aha ngaha ndaza ndimo ngenda mbereka bimwe tuzagenda tuvuganaho. Wakongera ukibaza ati kubera ko umugabo ashaka umugore amukunze ariko bagera nyuma bagashwana, kubera ko umugore wese ashaka umugabo amukunze ariko yagera nyuma we bagashwana, kubera iki? Kubera iki umwana yanga se, cyangwa se nyina akanga umwana we, cyangwa se akanga umwana we? Kubera iki? Kandi abo bose baramubyaye ku babyeyi bombi. Kubera iki? Ikibazo tukigira isi cyangwa ikibazo tukigira abayituye, kubera iki? Kubera iki ibintu bigenda bihindagurika ku bantu ariko abandi bagenda batera imbere, abandi bagenda bajya hasi? Ariko uwateye imbere akabifata nk'aho ari we muntu umukozi ukomeye kurusha ba wundi wakoze we ntagire amahirwe yo gutera imbere. Kubera iki? Twakora byinshi, twatekereza byinshi byafasha bagenzi bacu, ariko se kubera iki ibisetsa abantu bidafite icyo bibunguye ariko bibaruhura umutwe gusa, ibyo ngibyo aribyo bikunzwe kurusha ko ibyabubaka? Kubera iki bibangamira abandi aribyo bihabwa amashyi, naho ibyubaka abandi bigaterwa umugongo? Kubera iki? Baragendera se kuri ya mvugo ya wa Mufaransa wavuze ngo ukuri kose siko kuvugwa, toute la vérité ce n'est pas beau à dire. Ese ibyo ari byo tugenderaho? Niba se ukuri kose kutavuzwe tuvuge ikinyoma cyose? Buri wese rero avuga ibintu bitewe n'icyo yabonye, ariko njye siko mbibona. Sinukumva yuko ukuri kose kutagomba kuvugwa, ariko se n'ubundi nuvuga ukuri kose kuzakuzira, kandi na babandi bashigikiye kwa kuri bagatinya gutera hejuru kugira ngo uko kuri kutaza kugaragara. Kubera iki? None se kuvuga ukuri no gutera ibibazo? None se kuvuga ikinyoma cyo tugishigikire? Ukuri kuvuzwe gute, ikinyoma kivuzwe gute? Ariko si ikinyoma uburyo bwose cyavugwamo cyo gihabwa intebe? Kubera iki se ukuri gukeneye ubugororangingo kugira ngo kubone gutangwe? Kubera iki? Ariko ikinyoma cyo rimwe na rimwe ntikigire n'ubugororangingo kandi kigashigikirwa? Kubera iki? Nawe wabyibaza, nanjye nguko nanjye ndimo mbyibaza, ariko hagati aho ngaho ukuri kuzagenda kugaragara. Umunyarwanda akavuga neza ngo iteka ryose ukuri kuzatsinda. Abandi ukuri tugufate nk'iki se? Ku bandi ukuri bibabere icyaha, ku bandi ikinyoma kibabere cyiza. Inshuti zanjye, ibyo nibyo nibaza nk'uko nawe ubyibaza, hari nubwo waba utabyibaza. Buri wese afite ibimuhangayikishije ku isi turimo, kubera yuko iterambere riragenda ridusiga kandi natwe tugomba kwirukankana n'iterambere. Ese ye iryo terambere uko genda twirukankana naryo riratujyana he? Ese niryo ritujyana cyangwa se nitwe turijyana? Kubera iki? Iterambere ze niba ritujyana heza turishigikire, niba ritujyana habi se turisenye. Ikibazo ni iterambere cyangwa ikibazo naba ari muri iryo terambere? Wakwibaza nawe ukayisubiza, cyangwa se nanjye ukansubiza muri commentaire. Dufate iterambere ko ari ikibazo cyangwa ikibazo naba ari muri iryo terambere. Ese wowe niba uri muri iryo terambere, niki wakora kugira ngo ugendere muri iryo terambere ridasize rikuvunaguye cyangwa ngo risigare kwambitse maske mbi rigukureho ubumuntu wari ufite, wambara indi maske y'ubumuntu bundi butari ubumuntu?
hari ubwo iyo mvugo itapfa kumvikana iyo uvuze ngo ubumuntu bundi butari ubumuntu buriya ubwo ni ubunyamaswa ariko busigasigi bweretseho mu mvugo nziza tuhaye ukuri kwiza kugira ngo ritagaragara nabi turyita ubumuntu bundi. Yes, tuze turebe rero tuvuge tuti twe dukora iki, nuwe musanzu wawe mu iterambere, ese iryo terambere turimo ku musanzu wawe utanze uragenda wubaka cyangwa uragenda usenya? Ni gute umuntu afata umwanya uhagije avuga undi ibinyoma, undi agafata umwanya uhagije anenga ibyo undi yaruhiye agatekerereza, agafata n'umwanya akabyandika, agafata n'umwanya wo kubitegura akabigeza no ku bandi, ariko undi akajyaho abinenga kubera iki? Wibaze nanjye umbaze. Turakomeje ikiganiro nakagaruka. Uyu ni Titose Innocent mu kiganiro kubera iki. Nkwibutsa gukanda subscribe, share, like, comment, ukagenda uvugana natwe muri commentaire na ndetse na contact uzajya usanga aho hasi. Turaza dusoza rero tuvuga ngo kubera iki umuntu avuka akennye agakura akennye byaba ngombwa agasaza akennye kubera iki?